Ndagushimiye wowe wafashe umwanya ugafungura ino video iri kuri channel yitwa Success Official 250. Nanagusaba ngo niba utarakora subscribe rwose kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru agezweho. Nitwa ino saba Bimenyimana Success, nkuzane inkuru nshya. Bamporiki Edouard wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 5 Gicurasi 2022 nibwo hasohotse itangazo ryashyizwe umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente Edouard. Ni itangazo rigira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2005 cyane cyane mu ngingo yaryo y'J16. None ku wa 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaritse ku mirimo bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Channel ni Success Official 250. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru agezweho kandi mu byiciro bigiye bitandukanye, imyidagaduro, siporo ndetse sinema n'ibindi bigiye bitandukanye. Nitwa Inosa Bimenyimana Success. Jobless kuri buri wese.